nyuma yo kwihiringa cyane, kwisiga ivumbi, kubyina mu mvura y'amahina, gukora challenge zigezweho cyane kandi zigakundwa cyane, aba bana ubu tuvugana ba Moriox bamaze kubura account yabo ya TikTok bitewe n'abantu barara bataryamye badasinziriye mu gihe abandi bari gukora cyane batunganya ibintu byabo neza. Hari abandi barara badasinziriye bagira ngo bungukire mu by'abandi bakoze, tuzi nk'abahakazi. Abantu benshi b'abafana baba bana nk'uko bisanzwe, uri buze hano kuri TikTok kugira ngo ubyemere neza ko ibi bintu atari scam, uraza muri search wandikemo Moriox Kids. Nk'uko bisanzwe nk'umuntu wajyaga uri umufana w'aba bana yajyaga searchinga akaba arizo video za mbere ahita ahingukiraho. Wenda reka ibingibi tureke kubitindaho, urahita uza hano muri users abantu baba barakoresheje iri zina, uze urebe hano muri users, urabona ko nta account ya original ya Moriox Kids irimo. Abe murabizi ko account yabo yari imaze kugeza abasaga 700,000 by'aba followers kuri TikTok. Mwumve namwe akagahinda aba bana barimo mwaka kanya. Ibi bintu bisigaye byarabaye ikibazo, nawe byakubaho, ariko biterwa nuko wa protectinze account yawe. Guys, ino video tugiye kurebera hamwe se ni gute ushobora kurinda account yawe ya TikTok ukayirinda ibisambo bizwi nk'abahackers. Umuhack akoresha uburyo ki ubwo ari bwo bwose bushoboka kugira ngo ashobore kuba yajyana account yawe ku buryo utongera kuyigiraho access n'imwe, ku buryo niyo wayisearchinga hehe utayibona. Muri ino video tugiye kureba ese ni gute ushobora guprotectinga account yawe ukayirinda ibisambo kandi ntihazagire n'umwe ushobora kuba wayimena ikaba umutamenwa. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku ino channel, kanda subscribe, urayikinga ino video kugira ngo ntihajye hagira video n'imwe gucika, kandi wibuke no gufungura inzogera kugira ngo ntihajye hagira isohoka ujye uyibona mu ba mbere, nawe umenye ibigezweho ako kanya se cyangwa ibyagufasha kumenya uko watwara ibintu byawe ku mbuga nkoranyambaga se cyangwa ubundi bumenye bushyashya bugezweho. Ngiye mugiye kubana nitwa Shema, reka dutangire turebe uko twayiprotectinga natwe twirinde ibisambo nk'ibyo ngibyo. Twagiye. Wowe icyo ukora nta kindi, urebe uyituza aha kuri profile yawe, uze hano kuri utu tudomo dutatu tuba turi hejuru, tuno turongo uzukandeho, uzuyita ukanda ahangaha kuri setting and privacy. Ahangaha niho tugiye kubikorera, uhita uzukande hano kuri security and permissions. Ahangaha ukandeho, nugera ahangaha ujye ukora uraza ukande hano kuri two step verification, hano handitse off, uzukandeho. Icyo ukora uri buzuyita ukanda kuri aka kantu ka password, uzugaturning on, akangaka uzugaturning on. Numara kugaturninga on uzuyita ukanda kuri no buto yo hepfo y'umutuku, hano hari turn on. Numara gukandaho urahita uhingukira ahantu hameze gutya. Aha niho ugiye gushyiramo nimero yemeza ko account ari yawe, ku buryo nta muntu ufite nimero yawe se cyangwa code boherejeho atapfa kuyifungura ngo bikunde. Ahangaha uri bushyiremo nimero yawe ya telefone, kandi ahangaha ndi wihishe kubw'umutekano wanjye. Nyine numara kuyishyiramo urahita uhingukira ahangaha bari bukoherezeho code bari bukoherezeho niyo uri buhita ushyiramo ahangaha kugira ngo umutekano wawe wa account yawe ube wizewe. Okay guys, urahita uhingukira ahangaha barahita bakwereka ko account yawe yabaye protected, ikiba gisigaye uhita ukanda done. Rero guys, nimba ubona ino video hari icyo gufashije, kanda subscribe, liking ino video, wibuke no gusharinga inshuti zawe kugira ngo ibashe kugera kure, kugira ngo nabo niba hari icyo gufashije nawe kibafashe. Tuzahurire mu yindi video. Niba hari n'ikindi cyitekerezo wafuza ko twakoraho mu yindi video, wacyandika muri comment tukaza tugisubiza. Murakoze cyane kandi ndabakunda cyane. Mwari kumwe n'umuhungu wanyu Shema, ubakunda kandi ukunda akazi ke. Murakoze.